wiriwe neza Xavier ndetse na Fiston na Ibiyobya. Uramahoro cyane? Ubu meze neza bitarabaho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Neringabo kubera iki yasubitse igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Tumaze no kuganira yambwiye ko icyatumye ibitaramo yari afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihinduka nuko habaye gahunda zihutirwa kuruta ibyo bitaramo yagombaga kujyayo mu kwezi kwa karindwi, ariko mu Rwanda twari dufite igikorwa cy'amatora yo gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Yavuze ko rero muri kiriya gihe yahise agira priorite, ubwo ni nk'iby'ingenzi, yahise abigira iby'ingenzi kurusha biriya bitaramo, azenguruka ahagiye hatandukanye ari mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu. Avuga ko rero ibitaramo byigijwe inyuma. Yambwiye ko yagombaga gukorera n'ibitaramo bitatu bura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri ubu ngubu abari bamutumiye bavuze ko bagiye kongera gushaka andi matariki yo kugira ngo bazabishyiremo neza, kuko yambwiraga ko iby'ingenzi yari yarabibonye, haba kwishyurwa aho bizabera ndetse nawe ubwe bari bamaze kumvikana. Gusa igikorwa cy'amatora yakigize nyambere, atangaza ko rero mu minsi ya vuba ashobora gutangaza amatariki yo kuzajya gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo ni Neringabo. Ariko kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga ngira ngo bari kubona ifoto nziza cyane mukara n'umutuku niyo mabara ari kuboneka. Uwitwa Nishimwe Naomi ni nyampinga w'u Rwanda 2020 n'umukunzi witwa Michael Tesfaye, ni umusore ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Bamaze gutangaza itariki y'ubukwe bwabo, ni itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2024. Bamaze kubitangaza rwose bifashishije imbuga nkoranyambaga, bavuga ko bafite amashyushyu yo kuzabona imbaga nyamwinshi za kubashyigikira muri ubwo bukwe bwabo. Bese banavuga ko ubutumire buri mu nzira. Ubwo rero iyi couple navuga ko iri mu zikunzwe hano mu Rwanda cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Imaze gutangaza itariki y'ubukwe 29 z'ukwa 12. Ufite kalendari hafi aceho akazeru nimba ari umufana wabo kugira ngo itariki itazamucika. Hanyuma kandi andi makuru, uyu munsi nibwo uwitwa Intore Masamba yakoze ikiganiro n'itangazamakuru. Igitaramo kizaho ku itariki 31, igitaramo yise 30 y'ubutore. Aragira ati ubumeze nk'umugeni uzasohoka ku itariki 31, narimbye nsa neza kandi niteguye gushimisha abanyarwanda. Yavuze ko ibyo afite mu gaseke ari byinshi, ariko yabahishuriye ko bazabona uburyo bw'imiririmbire batarigera babona, ndetse bazanabona intore ku rubyiniro, bazanabona n'abahanzi bari gutanga ibyo batigeze batanga mu bihe bya mbere, harimo uwitwa Ruti Joel, Airways ndetse na DJ Marno. Yavuze ko rero yiteguye kuzatanga ibyishimo mu gitaramo, asobanura ko gifite ibyo gisobanuye cyane, aho avuga imyaka 30 y'uburyohe cyangwa yo kwibohora kw'abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange, ndetse n'imyaka 40 amaze muri muzika. Hanyuma kandi Israel Mbonyicyambu umaze imisi akorera ibitaramo hanze y'u Rwanda cyane cyane muri Afrika y'Iburasirazuba, ubwo ni muri Kenya no mu gihugu cya Uganda. Ubu noneho icyahugiyeho niki, ahugiye kuri EP iriho indirimbo ziri mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'iziri mu rurimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo akomeze asusurutsa abanyarwanda, ariko kandi ngo ntazareka no kujya gutaramira mu bindi bihugu. Amakuru hari nuko azataramira mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri Afrika y'Epfo. Uwo ni Israel Mbonyi. Hanyuma hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania yitwa Raven cyangwa Van Boy, hari n'abamwita Chuyi. Uyu nguyu mu minsi yashize yari mu iserukiramuco ryitwa Kizimkazi Festival. Icyabaye rero gishimishije, ubu ngubu cyamushimishije nawe akomeje no kugenda agaragaza impamutima ze, nuko perezida w'igihugu cya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan yamusanze ku rubyiniro akanamuha impano rwose iri mwibahasha. Abantu ntabwo turamenya iyo ariyo. Yagaragaje ko rero ari atazibagirwa mu rugendo rwe rwa muzika, kuba umukuru w'igihugu mu mirimo myinshi abafite yaraje mu gitaramo cye, ndetse akanajya ku rubyiniro akagaragaza ko yishimira ibyo akora ari igikorwa azahora yibuka, ndetse anashimira uyu mubyeyi. Hanyuma kandi mu gihugu cya Uganda uwitwa Eddie Kenzo yarayakoze inama n'abahanzi ayoboye mu ihuriro ry'abahanzi bo mu gihugu cya Uganda. Avuga ko yishimiye inshingano yatorewe, ariko kandi ubu ngubu yabahaye isezerano ry'uko ibyitwa copyright law, ni nk'itegeko rirengera umuhanzi ku ikoreshwa ry'ibihangano bye. Yavuze yabahaye umunsi ntarengwa ati ntabwo tuzagera kuri Noheli iri tegeko ritarabaho. Hanyuma Omaley ari kwitegura gushyira hanze album ye yitwa Clarity of Mind. Yavuze ko abahanzi nyuma yuko bamwibye indirimbo, ubu noneho ngo bari kumwigana. Abahanzi bakora Afrobeat ngo bari kugenda bigana umudiho we aririmbiramo. Hanyuma mu minsi ishize Mariah Carey yapfushije mukuru we ndetse na nyina umubyara. Uyu munsi witwa David Beckham yagiye kuganira n'igitangazamakuru, avuga ko buriya mukuru we ngo yitabye Imana hashize ukwezi bagerageza kuvugisha Mariah Carey, ariko atitaba video call, guhamagara umuntu umurebana, ndetse no kuri telefone atitaba. Avuga ko umubano wabo utari umeze neza nk'uko yabyanditse mu gitabo cye cyagiye
hanze muri 2020 bikomeje kuzamuka cyane bitangazamakuru muri Leta Zunze za Amerika. Hanyuma witwa Megan Thee Stallion ni umuraperikazi yashyize amafoto ku mbuga amashusho ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'uwitwa Tory Craig arazwi cyane mu mikino ya NBA ubwo ni basketball arayasiba abantu bavuga bati si uko yasibye bigenze bite kandi mu by'ukuri bavuga ko bari mu rukundo bakibyibaza natwe tubasezera urakoze cyane Kareme.